kumva nubwo umuntu akwica akurenganya sibyo ariko uzakizwa uzashimishwa uzasusuruka uririmbye debu kongore ni uburenganzira bwe nk'umukongomani ariko icyo ushaka gupuruva ni iki ese ubu twebwe tuba mu ishyamba nuko tuba twigenzura twigeranya n'aba ngaba urumva yego twashobora gufungura muhabura tugashyiraho ngo Rwanda rwacu Rwanda igihugu cyambye bigeze babyumva ntabwo repubulika nako ntabwo revolution yibeshaho yonyine burya revolution iba ifite ahandi ikura iyo ntuze iyo philosophy ntabwo wenda tuyigira ikintu kiri big cyane ariko ndakubwira ko ensemble y'ibyo bintu byose by'ibikongomani mwitirira imodoka zabo mudasibaho ibyapa bya FARDC urumva icyo bibabyarira ni kimwe murimo kugenda ku modoka kuri patrol y'umuntu bahiga muhigana wabiciye abanyu so ese no gushaka kwigira umufaridesi no gushaka kuba papa mugaturika kurusha papa washaka kuba umusilamu kurusha shehe ntago bikunda uniform ni ikintu gikomeye niyo mpamvu ubona uburyo bw'imyambarire no mu bigo byiyubashye n'amahoteli n'iki byose ibyo ukora ntabwo uniform yisiga nibyo nakubwiye ngo gasita ashatse yasaba demob yihuse iri precoce akava muri abo ngabo atabaye dissident urumva yego akituriza cyangwa se akareba n'ahandi ajya kuko sintekereza ko ari protected ari umusirikare oya yaba protected ari umusivile akarindwa nk'abandi basivile cyangwa se bakamugira ibyo n'abandi bagenerali kuko icyo gifite n'uburenganzira bwo kuvuga ati ngiye kwicuriza muri Afrika y'Epfo yego ngiye Uganda Kampala gukora business ariko leta nayo ifite ikintu ifite bullet magic akantu kameze nk'isasu yabarashe mu mutima yego kitwa balkanization iyo M23 igiye gutekereza neza leta yako ngihita izamura ihita igira gutya ihita izamura volume ya balkanization yego nkaho balkanization mu rwego mpuzamahanga balkanization ijambo balkanization yabaye crime ryari yabaye icyaha ryari wikanga abantu bakangishwa balkanization kandi yabaye umuti w'ahantu hari ikibazo n'amakimbirane yahoragaho none ubu haratekanye ubu se balkanization mwavuze muti niza ahubwo nize yihuta mukaba fieri yayo nta munyapolitike muri M23 nari nabona ukanganye nk'abakomanda bayo bakurikiranye imyaka hafi 20 urumva uretse rurankunda tutazi ubuzima bwo ngo bize gute urumva ariko AFC M23 sukuvuga ngo guca amazi abakada ba Colonel Sayimana bazi kubwira abaturage bari abagavana bahati bazi kuganira busu bwangu inshombo we ajaje noneho kaya hari umugavana muri Sidi Kivu wa AFC M23 Sandrine ndamugutuye izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788323266 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars buy and ship your dream cars nka Colonel Wiringoma n'aba officier bakuru muri Republika Demokarasi ya Kongo birizamo impuzankano za Garde Republicaine ya Tshisekedi kugira ngo bagaragaze iki ko Kongo ari yabo ko ari abaje pese nabo ba Tshisekedi iriya ni ya syndrome kibarimo kubo cyumva wahora ugendana n'icyo guhiga n'icyo watumye uhunga n'icyo watumye ugira gute kereka niba abantu batuviyo syndrome mitaho ngaho nakomerezaho ubushize icyo kintu wongeye ugikomozo masha bitari rimwe bitari kabiri ntabwo nareka no kukivuga bisa naho sisa wumva ko zimare mu kiganiro ndagakoresha gahoro gahoro kugira ngo kakirangize bisa naho bigaragara ko kwa bacyambara imyenda ya FARDC bishobora kuba ari ikibazo none ukomeje gukina ati Colonel Wiringoma iriya myenda yambara n'abandi bagenzi be ati ni ukunda kuyambara ukabona se ikibazo ari ikihe uzayibona ni makenga ariko buri hari ikintu mutajya mureba buri amakenga General Major Emmanuel Sultan Nzira Makenga nushaka umusirikare mukamirifu mukakamaho muri aka karere ugiye bukuru Makenga yitwara Makenga rega bavuga ko yanakuriye muri zinyeshyamba mu nyeshyamba zo mu Rwanda yego urumva waruzi ko Makenga ari mu bantu bafite ipeti rikomeye na seniority bari bose badashobora kugukandiraho harabamusize mu gisirikare mbere kubera ukuntu bazamutse vuguvugu simba vuga amazina Makenga ni senior muri ya ntambara
urakenga rwana nk'umusirikare ngo ubone uzi ikintu akora ntashobora gupfa kukandira ku bihuzangano bya FARDC. neza ushatse kuvuga ko kuba bayambara ni ikihe kibazo kirimo? Syndrome de Stockholm niyo ndimo gusobanura. Kumva nubwo umuntu akwica akurenganya sibyo, ariko uzakizwa, uzashimishwa, uzasusuruka uririmbye debu kongore, ni uburenganzira bwe nk'umukongomani. Ariko icyo ushaka gupuruva ni iki? Ese ubu twebwe tuba mu ishyamba nuko tuba twigenzura twigeranya n'aba ngaba, urumva? Yego. Twashobora gufungura Muhabura tugashyiraho ngo Rwanda rwacu, Rwanda igihugu cyambye, bigeze babyumva? Ntabwo repubulika nako ntabwo revolution yibeshaho yonyine. Burya revolution iba ifite ahandi ikura iyo ntuze iyo filozofi. Ntabwo ushobora kumbwira ngo ibera muri Eastern DRC habuzemo filozofi y'ama revolution yabaye muri East Africa, sibyo? Yego. Ukureho Uganda, ukureho Rwanda, ukureho Burundi, n'ahandi hose hajya bama revolution. Nta na revolution bityo yigira ku yindi. Ushobora kuba uruhanga uri mu mao, urumva? Ushobora kuba kwa Karl Marx n'abandi bose. Ibyo nkunda kubigarukaho. Kwigananira naho muri revolution ntago ari bibi. Na ANC yakoreshaga ya Chama cha Mapinduzi. Na ZANU PF yarayikoresheje. Yego. Urumva? Ntabwo rero umuntu umuzana PF, urumva? Nako umuntu umusisiyemo ntiyabona umuntu umuzana PF akora ibintu bidahuye n'ibyo umuntu umusisiyemo kandi ariho yigiye kadashipu ngabure kumunenga. None icyo shaka kubwira, uniform ntabwo wenda tuyigira ikintu kiri big cyane, ariko ndakubwira ko ensemble y'ibyo bintu byose by'ibikongomani mwiyitirira, imodoka zabo mudasibaho ibyapa bya FARDC, urumva? Icyo bibabyarira ni kimwe, murimo kugenda ku modoka ari kuri patrol y'umuntu muhigana wabiciye abanyu. So ese no gushaka kwigira FARDC, no gushaka kuba papa mu Gatolika kurusha papa, washaka kuba umusiramu kurusha shehe, ntago bikunda. Umuntu wazonzwe n'iyo syndrome, urumva? Urapfa ugapfuramya umuntu ukwishe, sibyo? Yego. Mu kiriyo ugatumira umuntu wakwiciye umwana ngaza gufashe muri icyo kiyago, muri icyo kiriyo, urumva? Yego. Kandi niwe wamunize akabuja kuzaniye ukayirutisha abandi, sibyo? Iyi syndrome ku isi irakaze, abantu bagomba kugira. Iziranye ishyamba ejo muri zapasingishije polisi, ndagufashe noneho. Yego. Zapasingishije polisi ya M23 ipasinga ama impuzankano zande za FARDC bijya gusa. Twebwe dutangira hari kijandarume kuko nabaye muri jandarume nyuma ya genocide ku Kacyiru nirebera, urumva? Interforce abantu twabanyemo barabizi. Sinyamvuga ibintu byo kuri kamera byo kubeshya, nakoze kijandarume cya nyuma ya genocide, urumva? Yego. Nkora n'igipolisi n'iki byose, igipolisi ariko cya gisirikare atari ibingi igipolisi urimo kubona hano no munsi. Twebwe twatangiranye uniforme isa n'iy'abasoroviya bambara uyu munsi ya kaki n'inkweto zitukura z'uruhu, ndabyibuka, urumva? Twasigaga siraje tukura, abatrafiki bacu bambaraga agatambaro k'umweru hano kakagera ahangaha. Ntitwari tunaniwe kwambara nk'ibya gendarmerie, urumva? Yego. Gendarmerie ya kera yambaraga iki? Yambaraga plane hasi nk'iyi ngiyi, sibyo? Hejuru bagashyiraho ibindi by'amadodo n'ibiki byose ibintu nk'ibyo ngibyo, kuko nayo ndayizi narayibonaga. Uniform ni ikintu gikomeye, niyo mpamvu ubona uburyo bw'imyambarire no mu bigo byiyubashye n'amahoteli n'iki byose, ibyo ukora ntabwo uniform uyisiga. Yego. Sibyo? Uko wambika abantu uniform umuntu biga resources humaines, gestion yo gucunga abakozi, ifite ukuntu ihuza abakozi, waba uri umutravailleurs, waba uri iki, uniform wambaye guhuza n'umuganga mukuru, mukiyumva mu kigo mwese mugakora nka team. Ndabyemera. None mukoze pass out ntimwakora, mwabuze kwisi muragenzura uniform zose za gipolisi, mubura nimwe mwapfa kwiganamo nibura. Burya ama uniforme y'imyenda, amaparade ubona agira ahantu abantu inspiration abantu bayakuraho. Ushobora gusanga uri nk'i Burundi ugakora parade yo muri Nepal kuko yakuryoheye, ukabona nka FDN bikora parade yo muri Nepal. Ushobora kuba uri nk'igipolisi cyo muri Brazil mukabona hari uniform yenda gusa niyo Bangladesh mukayikoresha, nkuko mwana akora design yanyu. None ikintu gituma ibyo mwambara mushaka iteka kwigaragaza nk'abihuje na leta Kinshasa mubikura he? Ko bitabujijwe ko mukora ibyanyu n'uri mu mwagiye mu nganda mukabikoresha, sibyo? Kuki mutasiba ibintu by'amarangi y'ibyo modoka za leta mukabyikuraho mugakora ibyanyu bisukwanyu? Ese umuturage wamaze kuba traumatize n'umuntu wambaye uniform, umuntu wo mu idini ya Wazalendo wishwe na Republican Guard ya Tshisekedi, ya dini y'Igoma, ukibona abantu baca kuri iyo dini ya Wazalendo bambaye nk'abandi bamwisha, ubwo difference mwazanye niyi, iyo indifference mushaka gukereya ni irimo iki?
erega revolution ni intambara ikomeye ibamo abantu b'abacabwenge, irimo abantu b'abashakashatsi bareba akantu ku kandi buri kimwe cyose. Hano mu Rwanda muri 2000 umwaka n'undi bwibagirwe nakoreraga umutaranya gatenda byibuka muri transport hari igihe haje igitekerezo cyo gushyiraho inimero ku nzugi n'amabara ku butagisi bujya mu ntara. Yego. Ndibuka urasirazuba nzarashyiho 5 intara bari bazihaye amanimero ngo umuntu arazabwira abantu muri system ati murareba n'ibindi. Kera habagaho plaque A ukamenya kuri Kigali na B. Yego. Baba ukamenya kuri Gitarama. Saba Caba ukamenya kuri Butare. Buri bihaye n'amazina y'agasuzuguro. Ibutare ngo hari centre de bande. Yego. Wowe prince wari kubura muri centre de bande. Utazana ibyo bintu aho ngaho. Urumva? Nukuvuga iki rero? Nukuvuga ngo ibyo bintu urumva umuntu ngarabwira ati ibintu bijya gusana bya bintu. Yego. Sandri ziriya nimero zo ku nzugi z'amatagisi ntabwo zamaze icyumweru. Ndabyibuka. Ntabwo zamaze icyumweru. Bahise bazisiba. Cyo kora amaranje akomeza kuba ari icyatsi n'umweru kuri abaciye mudukaro ku nzugi z'intuzi. Yego. Utuntu dutoya abantu basuzugura dushobora kuba tunini tukazura kaboze tukagira gute ibintu nk'ibyo ngibyo. Hanyuma rero twahereye kuri Gasita tugenda tuzamuka. Yego. Ini fierté kuba proud y'umuntu guhemukira. Y'umuntu badeployinga ahantu bakakuvugiza induru ugakomeza kuba proud as well. Wowe urarwaye ntabwo uri muzima ntutegeze kujya mu nyeshyamba ariko ntutegeze no kumukomeza kuba proud y'umuntu kuvugiriza induru. Binabaye ngombwa wamukita. Nibyo nakubwiye ngo Gasita ashatse yasaba demobu yihuse iri precoce. Akava muri abo ngabo atabaye dissident urumva? Yego. Akituriza cyangwa se akareba n'ahandi ajya kuko sintekereza ko ari protected ari umusirikare. Oya yaba protected ari umusivile akarindwa nk'abandi basivile cyangwa se bakamugira ibyo n'abandi bagenerali kuko icyo gifite n'uburenganzira bwo kuvuga ati ngiye kwicuriza muri Afrika y'Epfo. Yego. Ngiye Uganda Kampala gukora business. Cyangwa ngiye mu nyeshyamba ari amahitamo yiwe. Ibyo n'uburenganzira bwiwe. Abakongomani ninde muntu ntakoresheje ijambo riremereye ngo ndi wabaroze abakongomani abano barenganywa. Ninde muntu babwira ko kwihambiraho ikintu ngo bambone ko ndi umukongomani full. Hamwe ushobora no kwanga kuvuga ururimi rwawe ukavuga iringa rutumva. Hamwe wiringoma bamuha bakora umukwabo naba bakoloneli bandi bari abajimi bagatwika indangamuntu z'abanyarwanda kandi bazi yuko abantu bacyanzarwe n'abantu ba Kibumba ari abavandimwe bacanze ikarita. Wowe ubona ko umuntu wa Kibumba muri Kongo umuntu wa cyanzarwe yaburi indangamuntu muri Kongo gute kandi imiryango iba yambuka arakwambuka agashango kajya kuri uwo muntu kandi batuye gutyo imyaka amagana n'ibihumbi. Urumva? Wabwira umuntu wa Cyondo muri Nyagatare ukabwira umuntu wa Rwempasha muri Nyagatare umuntu watabago hari Gishuro urumva ngo kubona ngo ikarita directeur yo hakujya muri ntungamuntu ikibazo kuri we vice versa birashoboka. Igihe cy'amatora se n'abajya gutorayo bakigarukira. Umuntu aracyafite yinka ishyo rimwe irinda rifite gwisirabo ikikarangaza uramuzana aho cyo kuvuga ko ahagiye gutravelinga afite ishyo yahaburi cyangombwa. Tugomba kuba abantu bazi sociology cyane na politique tukabijyanira hamwe. Wice minizi rero icyo nashaka kuvuga aha ngaha gutwika izo ndangamuntu ko ari zo ngubonye ngo zanditseho Rwanda kwerekana ni iki. Iyo uzibika suka zikipinga ese ubundi wazibahaye niba ushaka ko batabagata ese ubwo n'iki ko batashyingiranywe n'abantu baho ngaho ese ubwo n'iki ko batazikweretse bafite reka no gukomeza yembiho barazonzwe cyo kora bazajya kwivuza ira syndrome. Ariko leta nayo ifite ikintu ifite bullet magic akaruka kameze nk'isasu yabarashe umutima. Yego. Kitwa balkanization. Iyo M23 igiye gutekereza neza leta ya Kongo itizamura ihitigira gutya itizamura volume ya balkanization. Yego. Nkaho balkanization mu rwego mpuzamahanga balkanization ijambo balkanization ryabaye crime ryari ryabaye icyaha ryari wikanga. Ese ubundi balkanization abantu bajya bamenya ko kuva balkanization ya muri Europe muri Scandinavia byakemuye ikibazo cy'umutekano mu cyo hahoraga. Uzi ko abantu bakanyisha balkanization yaravuye mu mutima Burayi ukemura ikibazo. None se abantu bo muri Bosnie Herzegovina n'ikindi byose barakicana. Abantu bakanyishwa balkanization kandi yabaye umuti w'ahantu hari ikibazo n'amakimbirane yahoragaho none ubu haratekanye. Ubu se balkanization mwavuze muti niza ahubwo nize yihuta mukaba fieri yayo. Abakongomani bo muri M23 bazatangira kurwanira balkanization kandi bakabikorera document urumva bashaka bazabyita kongolization. Yego. Kuko na Kinshasa atagiye kuvuga ngo ni sudanization
gushaka ubwigenge. yego nicyo kintu bahinduye muri rekerizasiyo muri ino minsi. yego So ariko wenda navuga ngo leta yabigize birebire gutwara ubutaka bw'ikindi gihugu bareba kangisha bagira bate, ahubwo se igihugu si icyabo, ubwo bazaba batwaye n'ubwo batwara n'ubwabo, gutwara iwanyu se bitwaye iki nanone? So ntago bahanganye na lobbying ya leta yoroshye. I don't understand, urumva? yego Ntabwo, ariko nabo ntiboroshye nyine. Jewe buri yangishe ni mu venture ingishije inama ikanyishyura, nayibwira ngo uko mukaze ku isasu bari ko munakara muri think tank mu bwiru bupanga ibintu bya politiki, sibyo? Ariko nkubwiza ikintu kimwe nuko none bazantukira icyarimwe. Nta munyapolitike muri M23 nari nabona ukanganye nk'abakomanda bayo. Bakurikiranye imyaka hafi 20, urumva? Uretse rurankunda tutazi ubuzima bwo ngo bize gute, urumva? Ariko AFC M23 sukuvuga ngo no guca amazi abakada bakonene Sayimana bazi kubwira abaturage, bari bagavana bahati bazi kuganira. Busu bwangu inshombo we ajaje noneho kaya hari umugavana muri Sud Kivu wa AFC M23 Sandrine ndamugutuye, ni umugabo uzi politike. Sud Kivu na Bukavu babonye guverineri nta kwita igitangaza ko no umuntu, ariko arajya muri rubanda. Ejo nahoze mubona ha chance abaturage na pistoye n'iki byose ntacyo bari mu ishyamba, byo ntacyo bitwaye. yego busu bwangu inshombo Patrick izina genda narifashe narirepese, urumva? Urabona ari kuyindi revu. Ndetse ndakubwiza ukuri bakoresheje amarushanwa mu mihigo. busu bwangwi shombo Patrick busu bwangwi shombo Patrick bagakora imihigo bazabikore neza bizaba ari byiza na guverinoma ya Norukivu. Yego Wajya muri administration ukajya mu byo bapubura ibintu byabo. Uyu busu bwangwi shombo Kivu ya Bukavu yari minduru mu minsi ishize imaze gutambuka intambwe zitari nka Kivu y'amajyaruguru. Administration yawe arabasize si cyo utanga amanota, hari ukuntu abayobozi babibona, urumva? Kubivuga gutya si ukumushumuriza bene wabo ngo barapiganwa, ariko kuri administration bari imbere cyane ya Kivu y'amajyaruguru. Rwose ubu Bukavu iri serious mu mikorere ku rwego rusiga kure aho muri Kivu y'amajyaruguru. Sinzi mu isuku uko bimeze, mbona bakoresha n'imihanda nk'abandi bose, byose na FCC bikora bakorera icyama kimwe. Yego Ariko urebye akababaro Bukavu yanyuzemo bayaha gavana Birato. Uriya wagiye. Yego Yo ubusu abaratangiranye n'igihe cya Birato. Byari kubaraga ubusidike bigeze kure. Yego Bagire rero think tank zikomeye zitekereza kure. Ejo nabanye batangije ibintu by'urwego rwa magistrat barimo gutanga n'amatangazo y'abantu bajya mu nzego z'ubutabera, which is good, urumva? Ariko abantu bo muri kada kose, abantu bigisha abakada niki, ariko n'abanyapolitike bakomeye. Ntabwo FCM venture zuba ku butegetsi bushingiye ku bakiri bato muri politike, kuko nta gihugu kitagira abakuru, sibyo? Nibashakisha n'abasaza n'abakuru bigaragaza muri politike. Ubundi bihugu buriya biyoborwa n'abantu habaye ama think tank n'imo kukubwira. Ibihugu ku isi ushobora kubona ama government, administration ya Trump buri kimwe cyose, ariko hari abantu baba bari ahandi hantu, urumva? Bagenewe ibyo ngibyo, baba amashyaka ari ku butegetsi, baba ku ma deep state ku igihugu cyubatse. None se urambagiza ministre akamushyiraho ninde? Sizi nzego. Yego M23 nikomeza izo nzego z'ubwiru, sibyo? Bazirikana bakuru abato batibagiranye, urumva? Yego Batekereza bavuga ati ibyo mwambaye ni ibiki. Ukubonye wambaye impuzankano ya FARDC avuga ati kuramo umwanda shugunye, ubwo ngo nawe waberewe ngo wafunze pharmacy nonda kuramo. Ariko ntawe ufite wo kumubwira reka aravuga yo smart ariko nk'umusirikare urinze Tshisekedi. Kuki abantu batanga gasuzuguro? Erega kurwanya intambara habe no kurakara, sibyo? Ariko kubona umuntu mewe ventura mu modoka ndetse FARDC mana mwejo papa nko kubara shitani kuri alitari iri mitanga ntuzu Kristiya bisa nabi, bafite amafaranga n'abakire bashaka uniform zabo base neza, ariko uniform ntago ari ibintu byoroshye guhita uzibona amasha. Erega so kuri mu ventura ntago ari ikintu byuka mu gitondo ngo uhite ukora. Baranayifite yabo isa na plane rwose baranakubwiye bati iyo nama ni nziza atari ko ntago ari ibintu byo guhita umuntu abyuka. Gutya ventura ikora imihanda igakora iki yabuze uniform. None se kuki batayihuriraho bose no kubera iki? Kuki batayihuriraho? Military yabikora iki?
rega mu nshingano za military police harimo no kwambika abasirikare kureba uko bambaye. ubwo rero haye izindi nshingano umugaba mukuru. Yambwira uwa military n'umugaba mukuru, ariko ibyo nkubwira barabizi. Kuko none se wagira ngo ibitekerezo ntanganga batazi, ahubwo barabisuzugura barabinegirije. Nyine barumva ntacyo bibatwaye, cyangwa se burya urwaye si umenya akarwaye, arasuzumwa akabwirwa icyo bita diagnostic. Yego. Niba intanga n'ibitekerezo bashobora gushungura ko bati nta kirimo cyangwa hari ikintu kirimo, kuko simba barusha ubwenge bafite ibitekerezo nabo, urumva. Ariko kandi rero Sandrine ashobora kureba gute, ngo Sandrine kamaso yawe tukuyobaye iki, nawe kujya kureba mu ndorerwamo gutyo kuko tukiri ngo ntari mbizi. None se umuntu ufite ikibazo yatukese yanguye kanyanga cyangwa se yanguye inzoga akarizireka agashyiramo visine, urumva. Icyo nshaka kuvuga, hari n'ibyo abantu bashobora kuvuga kuri zinyeshyamba zo zitibonaho. Muri psychology bavuga ko hari ibintu umuntu yimenyaho n'ibyo bamenya hatabizi. Iyo ugize amahirwe umuntu akubwira ikintu utiyiziho, urumva. Yego. Iyo umuturage wa Goma Rusayo abona patrol y'abantu bambaye nka FARDC, sibyo? Yego. Akabona ntaho batandukaniye uretse mu mico n'imyifatire, ariko akabona ahandi akabona urebe inyuma ne FARDC ikigendera. Burya hari ubutumwa yakakubwiye, ariko kubera kagutinya n'inyeshyamba ntacyo akubwira. Yego. Icyo ko ntanyeshyamba ntinya ndabibabwiye rero. Zananze kubinyeshyamba se nta nyeshyamba ngema ntinya yitinyamo ikize. Karo kubabwira umuntu agatoranyamo icyo ashaka icyo adashaka akihorera. Nukuri kose da ntabwo nta shwi. I have nothing to what cyo gutinya. Ariko nekereza ko nta wundi mutima mubi ubu bivugana. Ariko nta n'umutima mwiza wundi mbivugana. Ndabikora nk'akazi. Oya, impamvu mbashatse kubivuga ntacyo mupfa nyine. Wowe rero jya uvuga uti ntacyo mfa na mama 23 ni ariko nta nubwo mama 23. Iyo pfa yikuremo. Na ntayiriho. Napfa ntayo. Kindi mu kazi. Gise umukada wawe cyangwa ngene umupropagandiste waho. Erega nko tuvuga kuri za Israeli, yiribiga bitero ku bantu ukibaza niba ibyo yanyoye ibyo ari byo. Ni nkuko tuvuga nabandi, ariko abanga batansiyo, aba nabaturanyi, urumva? Ikibaye Kongo kiba ku Rwanda, kiba kiba kuri Kongo, urumva? Ikibaye ku Burundi kiba ku Rwanda, ikibaye ku Rwanda kiba ku Burundi. Uganda nuko la proximité compte toujours. Utazambwira ngo wavuga kunye wese izi nyeshyamba za M23 hari hagize umutekano zikawasetinga. Ejo sije tuzajya gushora imari muri Masisi. Yego. Sije tuzajya kugura ifamu muri Kicanga. Cyane. None sije wabyirengagiza. Oya nako wabyirengagiza. Hakibaze ngiye Kicanga nkasanga abantu bambaye nka FARDC na leta mvuze ifirimbi cyane muze mu ntabare muye na FARDC. Bati humura na M23. M23 asembera nka FARDC. Bati kabaye. Erega mu bihe nk'ibi ngibi cyo mbivugira suko wenda badashobora kuba nkuko bivugaga batanafite umugambi wo kubihindura, ariko bafite amafaranga banabikora hakiri kare. Hari n'uzaza kukubwira muri commentaire ati bigajye kwambara nk'abari kwa leta babona uko bishushanya nkayo bakamenya n'amakuru. Ibyo byose nta makuru nashaka kumenya jewe, ndavuga ibitekerezo byanjye. Hari n'abajya bandika muri commentaire ariko kubona M23 yirusha ubwenge rero kugize umujyanama wayo. Ese ubundi ndi umujyanama wayo nyine. Ntabwo ndi we nyine ibyo ubwo wisubije. Nta wabingize nyine. Nta nibyo nkeneye. Hari ikindi. Reka twikomereze mu yandi makuru. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe, ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye. Nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788323266. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars.